dore impamvu ya mbere ishobora gutuma ukora subscribe kuri no muyoboro wa YouTube channel Mr Today TV. Aha ni ahantu uzasanga ibiganiro byiza kandi byunze ubwenge. Aha ni ahantu uzasanga ibiganiro bizira ikinyoma. Aha uzasanga amakuru ya showbiz nyarwanda, imyidagaduro ndetse n'amakuru agenda avugwa hirya no hino. Hano hantu ni honyine ho kuba wakura amakuru meza kandi yizewe. Mr Today TV niho hantu ugomba gukura umunezero w'ibyishimo wawe. Mr Today TV, kora subscribe nonaha. Mr Today TV, enjoy video. Yes, twongeye kuba ikaze hano kuri Mr Today TV. Njye uri kumva ni Chris Nyawe cyangwa Mr Today. Nkuko mubizi, sinjyanza hano nje kuvuga ubusa, nta nubwo mba mfite ibintu byo kuvuga ari ibinyoma, ariko hano mbanje kuvuga ibintu biriho kandi baravuga ngo akariho karavugwa. Iyi si turimo ni isi idusaba kubaho mu buzima tutarimo. Iyi si turimo ni isi ya yindi ushakana n'umugore wawe mwasezeranye imbere y'amategeko n'Imana, ariko ejo n'ejo bundi Satani akaza akabashwanisha, ugasanga muri guhondana imitwe kandi mwarasezeranye. Iyi si ni ya si ituma urya umwana wibyariye, urya umubyeyi wibyariye. Why not? Ibintu turimo n'umwanda. Munyemerere tudagiye muri byinshi, ntabwo mba mfite amagambo yo kurondogora bintu byinshi cyane, ariko uyu munsi wa none nje hano nje kuvuga kwifungwa rya ya mpano ndetse no kuvugwa ibyaha 7 bavuga ko arimo gushinjwa. Mwaka byaramwe uyu mugabo Uworizagwira Foye mukunda kwita cyangwa uzwi ku izina rya ya mpano, uzwi ku ndirimbo zigiye zitandukanye, wafashwe n'inzego z'ubutabera. Ubu ngubu arimo gukurikiranwa, anafunze, bivuga ko yashyamiranye n'umugore, ndetse bavuga ko harimo gukubita no gukomeretsa, gushaka kwica ku bushake. Ibyaha bigiye bitandukanye 7 nibyo byaha umugore amurega. Mu by'ukuri njyewe nkanjye Chris Nyawe cyangwa Mr Today nje hano nshaka ko tuganira muri make. Ubundi ibi bintu bitangira byatangiye mwaza video mwagiye mubona, zira video nizo za Karukoza. Umugore yararakaye, ararakara byadande byatari ngo amushyize hanze ngo amavideo, ariko se ibyo byarabaye. None ubu tuvugana uyu mugore ngo ni vava, ibi ari gukora ni ugucisha igihanga umuntu. Ndamya nashidikanya ko ya mpano ari wa muntu wo gukora ibikorwa nk'ibi ngibi by'ubusazi, ibikorwa by'ubwana. Nagiye mbona abantu benshi bavuga ngo n'umwana ngo ibi bintu ngo yabikora. No, icyaha gikomeye barimo gushingiraho ni icyaha cyo kuvuga ngo yagonze umugore n'umumotari ku bushake. Ariko se yagonze umuntu ku bushake mu muhanda, umuntu w'umusitari nk'uyu, umuntu uzwi ku rwego hafi rw'isi yose, habura umuntu n'umwe ufata video ukamera cyangwa ngafata amafoto ya mpano aje gutora umuntu. Gute wagonga umuntu ukagaruka kumutora ukamujyana kwa muganga? Ntabwo ibyo bintu byumvikana, ntabwo bishoboka. Nk'abanyarwanda mwe, abagambanyi bari muri ibi bintu ni benshi, bashyigikiwe n'umugore, bashyigikiwe n'aba bagabo tumugenda mwumva babasponsa, aba ba Godfather bazana abantu babeshya ngo mpamagaye umumotari wari uhetse umugore we. Ibyo ni ukubeshya. Wowe Godfather uziranye n'uwo mumotari? No, cyo nitugitindeho, abagambanyi bo barahari. Ariko nanone turasaba inzego z'ubutabera zibishinzwe, niba hari ya mpano yakoze muri ibyo byaha 7 aregwa, muzamuhane mukurikije n'ibyaha yakoze. Ariko nanone banyakubahwa, nimusanga ya mpano
arengana, harimo ibyo abeshyerwa. Abo bantu muzabakurikirane bashaka kwicisha umuntu. Sinibaza impamvu abantu bose batari kumva uruhande rwa Yamano, bari kumva uruhande rw'umugore cyane. Yego wenda umugore yahawe ijambo muri iki gihugu, ariko n'umugabo ntiyabirenganiramo. Nanone dufite ubuyobozi bwiza bumeze neza, bubasha kureba kure. Tudatinze rero ndagira ngo nkubwire kano kantu. Ubu tuvugana Yamano wanyu, aho Dr. Murangira Bitsi avuga ko bitabaye ibyanga cyangwa wenda basanze ibi byaha 7 byose yarabikoze, yakatirwa imyaka igera muri 7. Papa, tekereza imyaka igera muri 7, umuntu udafite imyaka na 30, umuntu wari uri kuzamuka. Yamano yari afite iterambere ryinshi cyane. Niyo mpamvu nahereye nkubwira ko iyi si iriho abicanyi, iriho abagome benshi cyane. Ujya hejuru abakugambanira bakaba benshi, utunga amafaranga, abifuza kuyarya no kuyamara bakaba benshi. Yamano mwakundaga muri benshi, aramutse akatiwe imyaka yabazimye burundu, yabazimiye. Mu musengere cyane, mu musengere. Uyu Yamano igiteye agahinda kinababaje, kikaba giteye abantu benshi agahinda bamukunda, bavuga ko uwitwa Jihad na bagenzi be bafunzwe kubera Yamano. Ikindi cya kabiri, Yamano bakaba bifuza ko abasangayo. Nabonye n'abagiye bandika baba Godfather ubundi wayo, bavuga ngo Yamano ngo imodoka yazanye Jihad kuburana nyine mu rukiko, ngo niyo yatwaye Yamano. Yamano aracyari kuri sitasiyo. Urumva icyo navuga cyo, banyakubahwa leta y'u Rwanda, murebe Yamano. Simpakana ko hari ibyaha yaba atarakoze, ariko nanone muzagenzure kabisa, muturebere. Hari umuntu ushaka kuguharabika, hari umuntu ushaka kugucisha igihanga ku bushake. Sinjya mbasha kurondogora ibintu byinshi, nza hano nje kurasa ku ntego. Reka mbasabe wowe ugeze kuri uyu munota ukireba iyi video, niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube yacu yanyu Mr Today TV, ihangane ureba aho hasi handitse subscribe, ukandeho, ufungure inzogera kugira ngo utazaducikwa n'ibintu tugenda tunyuza hano bya showbiz nyarwanda, cyane cyane n'ibindi bigiye bitandukanye turi gutekereza mu minsi iri imbere kubahereza. Nawe wamajije kuyikora, ndagushimiye cyane, ni by'agaciro. Aha waruri ni kuri Mr Today TV, njye wumvaga ni Chris Nyawe. Ndabakunda.